impamvu hano bahita mu Njamena haba amazi menshi cyane, mbona n'abayirimo nta ibiba bibatwaye kuko bitewe nuko tuyibonamo amafaranga. Niyo nkora amafaranga ku munsi, nkora amafaranga 2,000 mu muryango wanjye. Ubu ushobora kuza hano udoda ukadoda neza ugacyura amafaranga 2,000. Habicyura rwose bikatunga umuryango wanjye. Tudasoze ntago igihugu cyacu cyatera imbere, natwe turabishaka, ariko batugabanyirize nka leta, twe nicyo twasaba. Murakoze. Uburaya bwaratuzengereje, umusore aravuga ni senkisora gwatu. Ntago nahura n'umugabo nk'uyu kubitira sirudu wiringa mubwire 5. Ako ati senkisa nkurarane. Ni Contact TV, turi mu kiganiro Contact Iwacu, ngende no sahaba umugisha. Kiganiro Contact Iwacu, Njamena n'umurwa mukuru wa Chad, igihugu n'ubundi gisanzwe kizwe muri Afrika, ariko hano mu Rwanda harandi hitwa gutyo. Turi mu murenge wa Gatenga, ni mu kagari ka Gatenga, mu mugudugudu w'amahoro, ahantu ariko hafite akazina kitwa Njamena. Kuki bahise gutya, ubuzima bwo bahatuye se bumeze bute, ariko se nibiki bifuza nabo kugira ngo ababashe kugera kwiterambere koko bifuza nk'abandi banyarwanda bose? Nibyo tugiye kuba tuganira mu kiganiro Contact Iwacu cyo kuri uyu munsi. Mumaze imyaka 7 n'amezi 6 naje hano bahita Kanengwa, aho atangiye ari ahantu ubona hatifite, ubona ari ahantu utamenya ukuntu hameze. Wagera abantu no barahindura, hitwa mu Rutoki, bigezeho harahinduka bahita Njamena, ubwo hamaze kugira umujyi. Ubwo rero Njamena niho abitwaga indaya za Kicukiro Centre zateraniye zose zikajya zikorera hano muri Kanengwa, bahita Njamena. Izina rya Kanengwa rivaho uko twese twahavomaga tukahaterana n'ibifusi bikomeye cyane. Bimaze kuvaho bya Centre byo kwitwa indaya, bose urabona ba Senyisa ba Congo bose baramanuka bakagera hano muri Njamena, bakaba abastar mbese muri make. Nuko no kuvuga iryo zina rifite aho rihuriye noneho n'indaya zaje kuba hano. Hoya nyine n'abakarani n'abakarasi hahindutse umujyi, bareka kuhita Kanengwa. Bivuze ko kwita Njamena byari byaye nuko hahindutse hano no havuye muri hande hari Urutoki, none haje umujyi niyo naho byaba byaraturutse. Impamvu hano bahita mu Njamena haba amazi menshi cyane, nyine n'isoko, ni amazi atajya apfa gukama, kandi amazi aba hano na ahantu wapfa kuyasanga muri uno mujyi wa Kigali. Ahangaha rero impamvu bahise Njamena, ni amazi menshi muri make n'abantu benshi. Urugize uti Njamena amazi n'abantu benshi. Ubuzima bw'abatuye hano Njamena muri rusange bumeze bute? Ubuzima bw'abatuye hano Njamena ni ubuzima bworoshye, kuko umuntu wese yaba aturutse Cyangugu, yaba aturutse hehe, araza akaba hano kandi akashobora. Haba ibiryo bya makeya, haba abantu benshi, n'ibiryo bya makeya n'urujya n'uruza rw'abantu. Kandi ahangaha ni ahantu haba abantu bakunze kumvikana cyane, ni ahantu hibera mu mahoro gusa. Uravuze uti ubuzima bworoshye, ibiryo birahendutse, ni nk'amafaranga waba ufite nkanga kugira ngo ubashe kurya? Ahangaha uhereye ku mafaranga igiceri cya 50, hano ubona ikintu cyo kurya. Ngaho mbwira 50 urya iki? 50 haba ikirayi cya senkani cyo mu mavuta, haba isambusa ya senkani, abavoka ya senkani, haba ibishyimbo by'100, guhera kuri senkani kugeza kuri 5 urarya. Buri amakaritsiye hari igihe bafite nk'ikintu cy'umwihariko wenda ugereranyije n'izindi, nk'ahangaha ni nk'iki twavuga ko cyihariye? Ahangaha ikintu cyihariye cyaho gihari ni uko buri ibiryo byose bihabonetse barabirya. Iyi karitsiye itandukanye n'izindi, ntago bajya bijena. Ni ukuvuga ngo ahangaha impamvu barya ibirayi bya senkani byo mu mavuta, iyi ni karitsiye iciriritse. Hano mu Gatenga nyine ni karitsiye iciriritse, kuko biri ibiryo byose bihageze biraribwa, byaba ibya make byaba ibya menshi biraribwa. Nta ngaruka z'ubuzima bijya bibagiraho ko uravuze uti byose biraribwa nta kibazo, nta ngaruka bijya bibagiraho? Oya, n'ubundi ugira ingaruka abasanzwe ayifite. Nta muntu warwara mu nda kubera ibyo yariye hano, n'ubundi abasanzwe aharwaye, ko nanjye narabiriye birantunze kuva kera tukiri abana n'ubu ngubu tukibirya.
hari ibintu nyine wagiye unagarukaho nibyo buriya amakaritsiye nk'aya ngaya mu makaritsiye kimwe n'ahandi hari igihe hatabura utuntu tw'utubazo natwo ntitwabura. Hano nta bibazo mukunda guhura nabyo? Ibibazo aha ngaha ntabwo byahabura kuko naho ni mu gihugu kandi ku isi ibibazo birahora ahantu hose. Aha ngaha ibibazo birahari ariko ntabwo ari byinshi, ni duke duke nyine twaba abantu banywa inzoga hano kuko nazo zirahari za makeya bagasinda ugasanga batezanyije ibibazo bararwanye. Wenda ubujura nabwo burahari ntabwo nabica ku ruhande kuko nanjye nduwa hano ariko ntabwo ari bwinshi cyane, urebye nabwo bukorwa n'ubwana butoya bw'ububobo. Iyo ibibazo nk'ibyo nka hano mubyirinda mute? Kubyirinda nyine ni ku giti cy'umuntu hano n'ubuyobozi nyine baradufasha kandi buri muntu wese nyine abazi karitsiye arimo azi n'ibikunda kuyiberamo agomba kwitwara neza kugira ngo yirinde ibyo bibazo byose. Wagize uti uri nyiri karitsiye ariko? Yewe nsa nka nyiri karitsiye kuko ndahazi cyane, narahakuriye ndiwe kabisa. Ubu rero umuntu uje hano mushya muri karitsiye agomba kwibaruza, agomba kongeraho ngewe nkamenya impamvu yageze hano ko bari mushyashya. Ibyo bintu se hari icyo mubona bifasha mu mutekano? Biradufasha cyane kuko tugomba kumenya umuntu watugezemo ari mushyashya kugira ngo tubanze tumenye uwo muntu niba yaje amahoro, niba uwo muntu afite gahunda yo kuba muri no karitsiye tukamenya gahunda ziwe kugira ngo tubone kubana nawe muri no karitsiye. Mukamwigisha rero, urumva umuntu wa mugani yaje ari mushya muri karitsiye hari n'uburyo mubayeho, ubwo nibyo harimo no kwanza kumutegura mukamwereka kuko karitsiye ibayeho, akamenya uburyo agomba kubana n'abantu asanze muri iyo karitsiye. Ntese ubundi iyi karitsiye ibanye ite bitandukanye n'izindi karitsiye? Urebye ino karitsiye irihariye, urabona amazi aba hari, usanga za Kimironko n'andi amazi yabuze ariko hano ni ku isoko. Mu by'ukuri se wenda hari ibibazo bijya biba mu dukaritsiye, ubusinzi n'uburaya ariko hano hanjame na ibyo bintu urebye nyine ahari abantu ntabwo babura uruntu ariko urebye na buhoro buhoro dukemura ibibazo azi ko n'umusaza ari byo dukangurira, ariko urabona ko abantu bose baba bakiye bameze neza. Urumva rero wabashe kwiziga muri umusore ukabasha gutegura ejo hazaza, ubundi by'ubusinzi ntabwo wabikangurira urubyiruko bagenzi ariko twitwara neza fresh. Uravuze uti wabashe kwizigama, ubuse nkaha muba mwakoze iki bishobora gutuma unizigama? Ntabwo tuzindukira gutya dufashe ku mufuka, ubu bamwe na bamwe tuba twiteje imbere, abantu bose ntabwo bakora akazi. Ubona ubu ngubu nyine namaje kwinjiza nka 5. 5 bwabyinjije gute? Ukuntu bimeze hariya mba ndi umukwaferi nkora buhoro buhoro aza ari make ariko nkayabona. Uburyo rero njamena rwose mwabwira abantu ko ubuzima bwabo nta kibazo. Mana yanjye ahubwo dukangura abantu bose ku isoko kuko ni heza, abantu bose dufite umutima mwiza, tubana mu mahoro, urukundo. Nayo iby'ubusinzi ni iki umuntu wenda arasepera gake ariko ntago yarenza uruge ibyo bintu se nawe ni kuri kubyumva, nawe uravuze uti kimwe n'ahandi hose mushobora gusepera n'iki, ariko karitsiye kameze wowe iyi karitsiye yibwira abantu. Iyi karitsiye kabisa ni nziza, ngiye mbona nta kintwaye kuko nyirwamo nyikoreramo, mbona n'abayirimo nta ibyo batwaye kuko bitewe nuko tuyibonamo amafaranga. Akazi kose tugagakora tukinjiza amafaranga uko ari, ntitugaye n'akazi, niko kubona amafaranga nyine uko ariko kose nk'uko kose. Uvuze uti ntitugaye n'akazi, hari abantu bagaye akazi koko ugasanga ibibazo, ugasanga ni babandi biba, ariko twe tukagaya ahubwo tugakora uko kaje, yaba menshi yaba make tukayabika tukashyira mu mufuka, niko kwiteza imbere kwacu. Arya mu makaritsiye baba bishyizemo ibintu byo kwikemurira ibibazo, akavuga ati ibibazo bije twe turabyikemurira. Umuntu ushatse kuzana ibintu byo kwibatura, ibyo bintu byo kwikemura ibibazo byo hano ntibihaba. Oya, ntabwo bihaba bitewe nuko ntabwo turabibona, ariko uko bimeze kose burya iyo twabonye akazi tukarangira wa muntu utagafite kugira ngo tubashe twese twacana imbabura cyangwa twarya twese ku buryo nta muntu ubasha kuba yakwiriga ubusa. Hari amakaritsiye menshi tuba tuzi azwiho nk'utuntu runaka, hakabamo n'uburaya, hano ho nta buhari. Uyu buraya burya ahantu haba abantu benshi ntabura n'uburaya, uburaya buba buhari ariko uburaya buba buhari ntibwahabura hano. Kabureka uvuze ute uburaya hano burahari? Uburaya burahari hano, uburaya burahari hano rwose. Uburaya bwaratuzengereje, umusore aravuga ni senkisa baragwatu senkisa byatari senkisa baraturaburiza fo, ariko ntose hari ubwo baza kuyabakura mu mufuka. Mvu nyine urabyumva, iyo wagize ubuzima bwiza ubushaka no kwinezeza, ariko ntago umuntu yarenza, ariko ibintu birakorwa kubera ko umuntu abashaka kugira ngo aruhure n'ubwonko n'iki, ibyaba ari byo birahari uko mubyita mbega.
kuba nk'uko ubona igiciro ushyiramo ahandi kikagenda n'ahandi utanze amafaranga se buriya baraturembeje. ariko numva bidahenze ahari 500 ni senkisa bakakugaruza 500 ni meshi baratugaruza senkisa bakakugaruza mu by'ukuri hano uburaya burahari ariko nubwo buhari indaya nazo zabereyeho kugira ngo zikore akazi kazo, ahubwo twebwe ikibazo kiri mu basore. Umusore arava gukorera ibihumbi bye 2 azi ko byamuvunnye, yarangiza akabijyana mu bantu bitwa. Rero ntago warenganya indaya nazo zakagombye nyine impamvu zabayeho ni ibintu byakagombye kubaho, kuko indaya n'amafaranga kuri iyi si nibyo bintu biyoboye isi. Indaya rero nubwo nazo zitwica zikatwanduza sida tugapfa buri munsi, ariko niwazirenganya nanone bituruka mu mutwe wacu. Nakora umuntu yakoreye 2 ngo abishyire indaya kandi azi ko yiri wavunika, akeneye urwo rukweto, akeneye kwiyogoshesha, zirahari ariko nitwe tuzishyira. ariko sonde nta muntu w'umukobwa waba uri hafi ngo tuganirize nawe kundi wa muri niko ibyo bintu banabavugaho kugira ngo mutubwire kwino ariko tuganire nawe. Ubumvise ibintu twatuma tuganira basaza banyu ibintu bavugaga bakaka no ku kintu cy'uburaya hano muri no quartier, ibyo bintu birahaba. Ibyo bintu birahaba kubera yuko hano hari abakobwa benshi, hari urubyiruko rwinshi, abahungu n'abakobwa mu mpande zose ni abashomeri baba bashaka ubuzima nyine mu bintu bisanzwe. Ntago nabandi inkumi ngo umuntu azankubita 10,000 kandi naburaye nabwiriwe nta nakazi ngo mukatire hoye. nawe ubwawe tubare rwose nk'ubu ngobo ushobora gufata icyo cyemezo. Oya, icyo cyemezo biterwa n'umuntu umwanzuro we, ariko nk'umuntu ubikora aba afite impamvu ibimutera kutabona akazi, kutabona aho yagasaba. Ni ibintu bituma umuntu ajya mu buraya ni byinshi cyane. Mwumva se ibyo bundi buriya byari bikwiye ko abakobwa bagenda ku kibazo cy'ubukene akavuga ngo byananira akafata icyemezo cyo kujya mu buraya nk'igisubizo? Ntago byari bikwiye, ariko bitewe n'ubuzima. Ubuzima nawe urabyumva, inzara yakurya iminsi 3 utava mu nzu, nyiri inzu ariko ukubwira ngo nsohokera mu nzu. Umutipa akaza ati rero none ko mfitemo agacupa waretse tukaryoshya. Ubwo nyine muhita muryoshya mukagumya muryoshya bikarangira agukubise 5 cyangwa 2 ukamubwira ati ntari ibintu ubundi nta kundi bigenda. Ariko ikibazo no kwa kuvuga ngo na 500 baremera bwo se 500 undi yagukemura bya bibazo. Ashwe 500 subwo wayagura iki? Nta kintu yakumarira. Ariko bari kuvuga bati 500 rwose ngo hano ngo nguragura nta kibazo. Buri muntu n'urwego arimo, nimba ibyiciro by'ubudehe hari icyo gufashwa n'icyo abandi bafasha n'icyifashije. Ni ukuvuga ngo nimba ndi mu cyiciro kiri hayi nanjye urabyumva bashaka kuma menshi. Ntago nahura n'umugabo nk'uyu ukubitira siruduwire ngo mubwire 5. Ako ati senyisa nkurarane. Bivuze rero bivuze ko wa mugani biterwa n'iki ubwo nuko n'ibyo bibazo by'ubura n'indazi hano ziri mu byiciro rero. Ziri indaya ubuzima muri rusange ni mu byiciro, sibyo? Ntago nshobora gukaraba ngo njyewe nda nko muri Rimigo ngo ngiye gushaka akazi ngo bakame. Hagenda bafite ibipapuro bibemerera no kwinjiramo, sibyo? Njye ntago naza ngo nkwegere mboro kuri radio cyangwa televiziyo ndahanga mvuye muri Suruduwire uravuga uti genda. Ubwo rero nsangira nabo tunganya tureshya, urumva ni ukuvuga ngo ineza ikadusangira nyikaturyohera, urwagwa rukaba urwagwa. Akazana n'ikiraya ahangaha bakazana n'udushyimbo n'akabenzi, urumva umwana ukamushimashima gake nibyo rero nibyo turacyari hano n'ubundi Njamena. Ariko ubundi buriya nawe wabuze nk'impamvu banahita Njamena? Impamvu bahita Njamena kuva kera njye nakuze mpasanga hitwa Njamena. Muhamuzi nk'igihe kingana iki? Mamaze igihe kinini cyane kuva 9. Kuva 9 hitwa guko
kuva 1999 hitwaga muri Njamena, ariko ntago amazu yari yubatse gutya, naha ntago ari uko hari hameze. Hano hari imirima, hano hari ibitoki, hari ibiti by'amavoka, harahindutse. Ntago se wigeze wumva wenda nk'abantu bavuga impamvu y'iryo zina? Reka ntago mbizi impamvu babikoze baryise, ariko nanjye nakuze nsanga hitwa Njamena. Turacyari rero hano muri quartier bita Njamena, kimwe n'ahandi n'ubundi mu gihugu nabo baba bakora ibintu bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'umusaza hano nawe nkuko mubibona akaza akora murakabona, nawe uratwibwira utubwire ubundi ubuzima bwa hano Njamena muri rusange buhagaze bute? Ubuzima bwa Njamena buhagaze neza, nta kibazo. Nagera ntunzwe no kudoda inkweto, ariko nkora akazi k'ubukomisiyoneri. Uvuze tukora n'akazi k'ubukomisiyoneri, ubwo n'ubukomisiyoneri bw'iki? Amazu, ibibanza, inzu zikodeshwa, zigurishwa gutyo. Ubona aka kazi ukora wenda duhereye nko kuri aka ngaka tugusanzemo, umaze nk'igi kingana icyo ugakora? Maze nk'imyaka 15. Imyaka 15 ukora aka kazi, ubona ari akazi katunga umuntu rwose iyo myaka yose umaze? Cyane, karantunze rwose, gatunze n'umuryango wanjye. Nk'abantu batwumva tujyangize nk'ubu nk'amafaranga ushobora kubona ukavuga uti aya mafaranga yabonye koko azatunga umuryango wanjye bikuvuye hano? Nyakuye mu nkweto se cyangwa nyakuye he? Wenda duhere kuri aka ngaka tugusanze uko kudoda. Niyo nkora amafaranga ku munsi, nkora amafaranga 2000 uva atatunga umuryango wanjye. Ubu ushobora kuza no udoda ukadoda neza ugacyura amafaranga 2000? Nkabicyura rwose bikatunga umuryango wanjye. Ubuze tubare ngakodesha n'inzu. Nzo singodesha inzu ndatuye. Ukodesha nk'inzu yangahe muri 20? Inzu ya 20 wikora aka kazi bikavamo neza? Bikavamo rwose. Hari abantu baba batabyumva, bigora kubyumva ibyo bintu, ngaho bibumvishe. Bashatse babyumva kuko akazi ni akazi. Akazi kari kose gatunga umuntu nyirako, apfa kuba gafashe neza atagara gusuzugura. Abyo mwariko so wenda nko gukora akazi nkaka none ukagakorera wenda tunabihuza n'aha Njamena, abona se aka kazi wenda naho gakorera bijyanye? Birajyanye kuko nta muntu wo mu gutambara inkweto kandi ziracika zigasubiza ku Rwanda, zuzishyira mu korodoniye. Ariko wavuze uti ndi n'umukomisiyoneri, ibintu byo kuranga amazu, abira bintu by'ubundi abantu nabo mu mujyi hari abantu bumva koko bisa nk'ibitunze, nabyo bitubwiraho uburyo bibyazamo umusaruro. Ibyo biva kuranga amazu byo biva nk'umusaruro mwinshi kurusha w'inkweto. Shaka gukorera rwose wanagura n'inzu yawe. Kubera kuranga amazu rwose. Ubu si urangiye nk'umuntu inzu imwe agwa nkanga? Biterwa n'amafaranga agurishije, agwa amafaranga 5%. Nk'ubu maze kuranga nk'inzu zingahe baguha ya 5%? Ni nyinshi ntago nazibara rwose. Nk'inzu ihenze waranze yari nkanga? Inzu ihenze naranze ihenze y'amafaranga menshi, ndanze za miliyoni 25. Miliyoni 25 baguha 5 ya kwijana? Akundi muze nk'amafaranga menshi wafashe uyakuye mu kuranga inzu ni nkangahe? Amafaranga menshi nafashe yakuye mu kuranga inzu nk'ibihumbi 500. Ibihumbi 500 barabiguhereza kubera ko warangiye umuntu? Barabimpa rwose nkabibika. Muze nk'ubwo nk'ayo mafaranga wayakoresheje iki ko numva abaje ari menshi? Nagiye nkagura nk'ikibanza. Maze kugura ibibanza nka 3. Yamaye ubikuye mu kuranga inzu? Kuranga inzu gusa n'ibibanza. Yamaye. Ariko muze nibyo kubera nyine wanaduhaye n'amakuru twanabyishimiye, ubonye umwanya nawe wo kugaragaza ibyo ukora. Ngaho bwira abantu badukurikiye ahantu bashobora kugusanga kugira ngo ujye nawe wibonera amafaranga di. Bashobora kunsanga hano mu mudugudu w'amahoro mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Gatenga. Nkaba nitwa Ntigimana Silvandi. Kinzi kinini bakongera ne barashyiraho na numero ya telefone. Nazo zishyireho ariko 0782 62 1251. Muze ubwo rero urumva ko utaha niba gwa 500 natwe uzaduhaho make. Nzajya mbatumira dusangire. Urakoze cyane muze. Murakoze namwe. Turacyari rero hano ahazwi nka Njamena, turi kumwe kandi n'abantu b'urubyiruko. Uratwibwira amazina yawe? Nitwa Nshimiyimana Gaspard. Nanjye ndi umwe mu rubyiruko rutuye hano Njamena. Mubona nk'urubyiruko rutuye hano Njamena iterambere ryanyu rihagaze rite? Mu by'ukuri urubyiruko rutuye hano Njamena iterambere rirahari, barakora, badushishikariza buri munsi kwibumbira mu makoperative.
nubwo na babandi bandi barangije ishuri kugira ngo batajya mu ngeso mbi, babasabiye ko bazajya bibumbira mu makoperative bakagenda imirenge utugari bakabafasha, bakabaguriza amafaranga yo gutangiza imishinga iyo ari yo yose baba bafite mu bitekerezo byabo. Kugeza ubu wenda nk'urubyiruko ni nk'iki mwumva mwifuza kuri leta kugira ngo urubyiruko rutuye hano Njamena n'iyo mishinga n'iki murushaho gutera imbere? Mu by'ukuri abantu twese ntidutekereza kimwe, ariko ku giti cyanjye mbona harimo abantu benshi batazi kwishakira imishinga. Ikintu numva badufasha ni uko bashyiraho abantu b'inararibonye bagafata abo bantu batazi kwishakira, badafite imishinga, bakabashyira hamwe, hakagira abantu baba babahagarariye babarebera hafi. Icyo kintu ngiye niyumva badufasha. Nibyo rero turacyari mu kiganiro Contact Iwacu, turi kuganira n'abantu ba hano Njamena, ni mu murenge wa Gatenga n'ubundi, ariko ahantu mwumva ko bafite izina rihuye n'ubundi n'umurwa mukuru w'igihugu musanzwe muzi Cyari. Turi kuganira n'abatuye ubuzima bwabo, ariko se bya bibazo mwari muvuze nibyo ni byinshi, mwumva kugira ngo ibibazo bikemuke noneho niki mwumva leta yabafasha? Leta rero nta kazi, turi urubyiruko rwinshi, sibyo? Hari abavuye mu ishuri ari uko batabuze ubwenge, hari abavuye mu ishuri kubera ubushake bwabo, sibyo? Ubwo twese iyo duhuriye hamwe tugasanga dufite agahinda, tabatse tukora iki? Yadufasha, sibyo? Igashaka nk'ikigo ikoranyirizamo abana batabashije gukomeza kwiga, urubyiruko urabona ukuntu hano tungana, akaba ati mujye muri iki kigo muziga imyuga, kogosha, kugira gute, ariko ku mafaranga makeya, cyangwa se leta natwe idutera inkunga. Ariko hari gahunda zigenda zishyirirwaho urubyiruko n'abadamu, twava nk'ikigega wenda BDF gifasha abafite imishinga iciriritse kuba babona n'inguzanyo ndetse bakanabishyurira kuri 75% z'iyo nguzanyo. Ibyo bintu se ayo mahirwe y'ubundi urubyiruko rwa hano n'abagore murayamenya? Reka da, ayo makuru ntago tuba tuyazi, ntago tubizi, kandi niyo bimenyekanye n'ubundi bimenywa n'abandi bantu, n'ubundi nukuvuga ngo bimenywa n'abandi bantu n'ubundi bari hayi bakabishyiramo abana babo kandi bo bafite ubushobozi. Uravuze uti ayo mahirwe ajyanye n'ibyo bya BDF twavugaga ndetse n'andi mahirwe agenda agenerwa yabo urubyiruko ndetse n'abadamu, uti hari n'igihe muyamenya ariko n'ubundi ntibitugereho bikaribwa n'abadukure n'abari hejuru yacu, twebwe tukaburiramo. Mwumva rero musaba iki? Twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo mudufashe baduhereza inguzanyo uko dukuze mu midugudu bitangazwe, wenda twishyire hamwe, aho kugira ngo tuze twirwa twice hano kwa Gasima, wenda tube turi ahantu tuzwi tunakora. None ubundi gukora ubundi mu kazi ubu si saa sita hafi saa saba ubu akazi karaboneka, ariko mfite ya mafaranga bangujije ubu mba nicaye mu isoko nk'abandi gukora. Ariko ibyo bintu byo kuguza niki waruguze no ku bintu by'amasoko ko bagenda bashyiraho nk'utuntu tw'udusoko wenda tw'abantu bahoze bakora nko mu muhanda n'iki bari kutwirukana, nicyo kibazo, n'indobo baraziciye, natwe ni ukutuvugira nyine, natwe tukongera tugakora. Ariko bajya bashyiraho nk'utuntu tw'udusoko mukoreramo, kuki ubundi mutatwitabira? Nyine ni ubukene, waba udafite amafaranga so kajyaho wakintu washora, nyine ni ubukene. Ujyana mu ndobo ukabona 7,000 baguca ku gasoko, ubwo ubushobozi babukura he? Unishyura inzu. Leta yagakwiriye kureba urubyiruko cyane kurusha uko yareba abantu bashaje, kuko urubyiruko, igihugu ni cy'urubyiruko, ntago ari cy'abantu bashaje. Umuntu niba afite indobo akagenda hariya arimo atembera ashaka uburyo abaho, bano ba security izi nkera gutabara zikagufata zikakwigirizaho nkana, urumva icyo gihe nizambobo nibabajura. Urugero abazunguza ibintu barimo gukora, niba barimo gupfumura amazu n'iki kubera iki? Ntabwo bafite aho bakuru uko baba, na bya bicaro byabo barabiriye. Leta nifasha urubyiruko kurusha uko yafasha abantu, urubyiruko nicyo gihugu. Mwumva se ibyo bintu byo kugira ngo amasoko mwe mwayitabira, mwumva leta yabafasha iki kugira koko ibi bintu wenda by'ubuzunguzayi bicika mu mujyi nkuko babyifuza, ariko nanone ababivuyemo nabo ntibajye kwandavuga? Habeho ibiganiro,
habeho ibiganiro kurusha habeho ibiganiro n'amahugurwa habeho ibiganiro kurusha uko babona abazungu bakagira ngo ni igisambo bafashe baganiriza abantu urumva mu midugudu n'iki babakangurira kujya mu masoko ariko abantu n'ubushobozi bwo kujya abatera inkunga zo kugira ngo bajye mu masoko umwana ntago avuka kanya ngo izure ingobyi sibyo niba natangije amafaranga 10,000 ntago nzatanga 8,000 byo kujya mu gasoko sigaze bingaye 2 bizankorera iki niba yamahugurwa n'inkunga kugira ngo badufashe nese nibadafasha urubyiruko bazafasha igihugu ni icyacu ni cy'urubyiruko ntago ari cya abantu bakuze ariko ntago ari byo inkera gutera ziragufata zikagukubita zigusaka ntago ari byiza ntago ari byo bamwe baracukura amazu kubera ko ubushobozi bwarangiye babubambuye bwarangiye barageza ngo barashaka ngo ntago wabaho neza udafite ukubaho ubundi kubaho neza urabitegura ariko nibadufashe bareke kurusha uko bakamagana abantu nje niko mbyumva natwe twakishamo imbaraga nukuvuga ngo habeho ikintu cyo guhugura urubyiruko bashake inama bajya inama nk'abantu bakuru bamenye icyo bagomba gukora batumeho urubyiruko babashyirireho umunsi wo kujya muri ibyo byo guhugurwa babahugure bumve hazavamo abumva binangira ariko abenshi bazabikurikira niduhugurwa tuzamenya icyo twakora n'ayo mafaranga atangwa ntituzi ngo aca hehe ngo waca hehe hari aho dutinya kwinjira bitewe n'uko bashobora kugukubita nshobora kujyana nambaye kamambiri umusekirite akavuga ati hagararaho kandi ngiye kubaza serivisi runaka zangirira akamaro none rero ni ukuvuga ngo badutinyure baze baduhugure batwereke uburyo ari byiza batwereke uburyo twatera imbere njyewe mbona ubuzima bwo mu Rwanda buzagera bugakomera kuruta ubwo muri Amerika kuko umuntu afite 50,000 n'urugero afite kuba yakodeshamo inzu ya 20-30 akagira igishoro ariko iyo ukinnye iyo mibare ejo bahita baza bakakwaka ipatante ya 40 ubwo urumva n'igishoro ntago kirimo 10 ririmo naryo ni 10 ririmo ubwo rero kugira ngo ubuzima bwo mu Rwanda bugende neza abacuruzi baciriritse nibabakurireho imisoro nibamara kudukuriraho imisoro nizo ndaya zishobora kureka uburaya zikajya mu mazu zigacuruza ariko utekereza ipatante watekereza n'imisoro imisoro iri hejuru cyane murakoze none se ariko nanone tuvuge nidukuraho imisoro ko ariho igihugu gikura imisoro niyo yubaka imihanda imisoro niyo yubaka amashuri none se imisoro bayikuye urumva bitaba ikibazo hari abantu bamaze gufonda ubuzima abo bagomba gusora ariko tuba ari umuntu aracuje nta n'umwaka aramara nibura bagahita bamwaka ipatante ubwo uri kumva umuntu yatera imbere gute murakoze nawe ngwino tuganire uravuze uti sibyo imisoro wenda ntibayikure ariko babagabanyirize mwumva nk'umuntu ugitangira ugishakisha yagakwiye kubasora tubundi hoya urabona hari igihe nk'umuntu aba acuruza ibintu bitarimo wa musoro ugasanga bari kumusaba umusoro ntibajya bagabanya wenda bavuga ati umuntu ufite ibintu nk'ibi ngibi biciriritse bagira umusoro bamusaba runaka ugasanga ari gusora amafaranga ahwanyije n'ay'umuntu ucuruza ibintu bikomeye ibyo bintu babikora bakatugabanyiriza tugashaka ubuzima n'ukuri hari abantu hano babayeho nabi kubera ko banafite n'ubwenge bwinshi ariko batekereza ibintu bakora bakasanga nta kintu bakora kubera imisoro ibihari mukaba mwumva rero leta mu bibyo yakora ya masoko mwayitabira ya bya bindi twavuga by'ubura byavamo ariko no bakabafasha mu bijyanye noneho niyo misoro no kugabanyiriza imisoro kubera ko n'indaya zabaye nyinshi ibintu byarakaze kubera kubura ikintu bakora bafite ubwenge bafite ibishoro ariko ntago babona ukuntu bakora kubera imisoro nibatugabanyirize nka leta hamwe b'abanyamakuru mukatuvuganira kuko nta kindi twe twakora ako se buriya bira bintu by'uburayi ubundi ntihari n'abantu babikora atari ukuvuga ko ari ubukene ahubwo ari no kwanga no gukora ariko hari ababukora benshi kubera kubura ikindi kintu bakora ugasanga babugiyemo kubera ko atari uburaya banashaka hariho n'abandi babikora kubera ingeso ariko hari n'ababa babuze uko babaho kubera yajya mu muhanda bakamufata yajya muri butike bakamwirukaho ugasanga nta kindi kintu yakora agahitamo uburaya ubwo rero abantu ba hano njamena rwose bimwe mu byifuzo byanyu ni ibyo ngibyo mukaba hari ibyo mwifuza kuri leta ariko nkamwe nk'uruhare rwanyu mwebwe mwumva cyagiye byandi muri gusaba nibyo byumviswe ariko mwebwe namwe uruhare rwanyu mwumva rwaburuhe uruhare twe dufite tugomba gusora kuko twe turi abacuruzi tugomba gusora ariko bakatugabanyiriza kuko ntago twakanga guteza igihugu cyacu imbere tudasoze ntago igihugu cyacu cyatera imbere natwe turabishaka ariko batugabanyirize nka leta twe nicyo twasaba murakoze
Mwabyumvise rero bimwe mu biranga hano turi Njamena ariko n'ubundi ni muri quartier ya Kigali mu murenge wa Gatenga. Mwabyumvise rero bimwe mu buzima bw'abahatuye ariko kandi mwanabyumvise bimwe mu byo bifuza kugira ngo nabo nyine abwa buzima bw'ahangaha twabonye bworoshye koko ariko kugira bube bwanuzwa. Mwabyumvise rero byinshi twagiye tugana muri iki kiganiro Contact Iwacu. Nge na Innocent Habumugisha, shimira mugenzi wanjye Jules Sugira twari kumwe kuri kamera, kandi nashimira equipe technique yose butuma iki kiganiro kibageraho neza haba mu buryo bw'amashusho ndetse no mu buryo bw'amajwi. Mbibutsa ko iki kiganiro kandi ushobora kongera kugikurikirana unyuze ku rubuga rwanjye rwa YouTube ni Innocent Habumugisha, ukongera kubabasha kubona iki kiganiro. Reka mbashimire, Nyagasani Yezu abane namwe, imigisha ituruka ku Uwiteka niyo mbasabiye, mugire ibihe byiza. Impamvu hano bahita mu Njamena haba amazi menshi cyane, mbona n'abayirimo nta ibiba bibatwaye kuko bitewe nuko tuyibonamo amafaranga. Niyo nkora amafaranga ku munsi, nkora amafaranga 2,000 mu muryango wanjye. Ubu ushobora kuza hano udoda ukadoda neza ugacyura amafaranga 2,000. Nkabicyura rwose bikatunga umuryango wanjye. Tudasoze ntago igihugu cyacu cyatera imbere, natwe turabishaka ariko batugabanyirize nka leta, twe nicyo twasaba. Murakoze. Uburaya bwaratuzengereje, umusore aravuga ni senkisora gwatu. Ntago nahura n'umugabo nk'uyu kubitira sirudu wiringa mubwire 5. Ako ati senkisa nkurarane.